Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais na Watanzania wote kwa kudumisha ujirani mwema na undugu kati ya nchi zetu. Tanzania ni kiungo muhimu si tu kwa Rwanda, lakini kwa majirani wengine pia. Bandari ya Dar es Salaam ni mfano moja tu wa maeneo mengi ya kiuchumi muhimu sana kwa nchi zetu. Mheshimiwa Rais, tunalo jukumu kwa niaba ya wananchi wetu diaspora mwenyewe. Abanyarwandakazi twongeye kubaha ikaze kuri diaspora mwenyewe. Misi myinshi, I'm so sorry kabisa, n'ibindi bintu twari duhugiwemo, ariko we are back. So nizere ko mwabonye His Excellency Paul Kagame agera Tanzania Dar es Salaam. Mwamubonye ukuntu yakiriwe neza, ibintu birenze. Uyu musaza narababwiye ati uyu musaza ararenze brother. Mwebwe nk'abanyarwanda urumva, mwe muramureba, mwe mukamubona nk'umuntu nyine tusanzwe men, ubundi utangira gufeelinga neza. Twebwe tujya tumuriraho lift sometime iyo twagiye muri ibihugu bituraniye u Rwanda, nitwe tubona reaction z'abaturage baho, uburyo ki uyu musaza akunzwe. So rero nibyo mbabwira, nekereza ko za reaction tuba tubasobanurira nawe ubwawe uba wagiye uzibonera, sibyo? Tanzania bro, Tanzania hariya Arusha, za Dar es Salaam, za Mwanza, hariya za Karagwe, so ni Tanzania yose, bemera uyu musaza bro. Uyu muntu ari hejuru, Polo ari hejuru sana. We nakubwira umuntu uri hejuru muri Afrika. Ejo bundi naraberetse ukuntu yakiriwe i Brazzaville. Bamwe mutagira kuvuga ati nawe diaspora mwenyewe ubusizemo amarangamutima, ariko nababwiye yuko fact nzayanzenza nzibereka, mbereka ibimenyetso bibereka yuko uyu muntu adasanzwe. Urumva, uyu muntu adasanzwe. Si ukuvuga ngo abumbirwe stati gusa mu Rwanda. Uyu ngo ashobora kuzayibumbirwa East Africa cyangwa se Afrika yose. Nekereza ko bavuze ngo tubumbire His Excellency Paul Kagame stati muri Afrika, na utabyumva bose barabizi. Rega naba birirwa bamupinga barabizi bro. Umusaza ni ari hejuru cyane. Nekereza hari n'ahantu hamwe na hamwe mwegeze mwumva habaye hari imihanda ngo yubatswe muri za Mozambique, South Africa. Hari imihanda yagiye yubakwa, abaturage babo bakavuga ati imihanda tukwiye kwishyiraho Kagame Paul my friend, kuko ibyo cyo ni ikimenyetso kikwereka yuko mwe nk'abanyarwanda hari uburyo ki mwebwe muramureba mukamubona nk'umuntu usanzwe bro. Uyu muntu ari hejuru i Dar es Salaam, sibyo? Birani bihugu nka Dar es Salaam ahanini ni igihugu cyo cyatangiye gutera imbere cyane more than us, sibyo? Twebwe nejo bundi, ariko nabo nubwo bafite Samia wejo bundi barabizi neza yuko inare batinya, inare itonoma Afrika ikayumva, isi yose ikayumva. Inare batinya bayahageze. Ikihagera rero abamama n'ugupeperusha bendera ya Rwanda, bababwira. So ibyo rero ni ibintu
bidasanzwe ari nacyo kimenyetso batangiye kwereka Evariste Ndayishimiye bamubwira ati rero urarya urimenge cyangwa se ibyo wibwira ushobora kutazagwira byo kuvuga yuko ushobora kuzatera yes Kigali warangiza ukumva ko uri busubireyo ivi na ivi ntabwo bizakunda. Naba basapota wari wizeye ba Tanzania nabo batangiye kukuvaho. Wabuzi aba bantu baganiriye iki bicaye kwa ya meza bombi wabuzi iki? Ibyo twebwe twerekwa inyuma ntago ari byo biba byaganiriwe, ahubwo we Evariste Ndayishimiye ukwiye gutuza ukagira uti ugashyira agapira hasi, kuko aba bantu bagihura ushobora kwizera support ya Tanzania ejo bakagutera umugongo. None se nitwabibonye keshi Felix Antoine Tshisekedi yigamba yuko ebwane mimi nitaweza piga Kigali, navuye Kinshasa sinzi gute, ati nzabatera, ati nzagira gutya, ati nzabikora magaze Kinshasa. Ubusara cyane havuga aho yavugaga agomba kugira amagambo yashize ivuga. Tshisekedi yashize ivuga kera province ebyiri ziragiye kumugaragara izuba riva, kandi ari we gashoza ntambara. Suko iziwe azohereza Rubavu murazibuka zitangira kujya zivogera ubutaka bw'u Rwanda cyangwa ikirere. Aracyavuga se Felix Antoine Tshilombo ewana bamuhaye ifunga kinwa. Niyo bakubwira master, uyu muntu ni master bro, umusaza ni master. Numubona uyu dadake bakunda kumwita dada, sister wabo ubona wa Museveni bakunda kumwita sister, ariko n'uyu sister ubureba uyu ngo ni Dr. ngo Samia Suluhu we yari hasi. Ni sister uri hasi ariko we ntago ureba master. Master ni mubi cyane bro. Ucyumva master ni umuntu udasanzwe urumva master planner. Ntago mureba hano ari kumwe na ba Olivier Nduhungire ambassadeur wa ubanye n'amahanga. Ntago mureba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ahubwo harimo na ambassadeur retired General Nyamvumba uhagarariye u Rwanda muri Tanzania. Wamubonye delegation yose yari yamanutse iherekeje umusaza. Aba bantu rero icyaba ari ikimenyetso cyo kwereka Evariste Ndayishimiye ko wowe nahuri iyi nzu kwanza nanasi zawe zirimo, sibyo? Urumva iyi nzu bicayemo kwanza ni delegation y'u Rwanda na delegation ya Tanzania sibyo, n'aba chiefs bacu barimo, sibyo? Ubwo rero ibintu bawibwira ati nzabigerageza, ati nimbigerageza, ati Belgium tibandi inyuma, ati bambwiye ko ngo batazamvaho. Mubwije ukuri naga abantu nago abagabo bajya bakina brother. Wowe Evariste Ndayishimiye ugenda hariya ukavuga ngo inkotanyi ngo ndazizi ngo narwanye nazo, ndazizi ngo twahuriye ngo hariya ngo turakubita, ntago urahura nazo bro. Njya nkubwira jubaze byihebe Mozambique brother. Byihebe Mozambique ngo barabitwitse, urumva cyihebe kigaje kivuga ati ariko se none haje Delta Force ya Amerika, haje bandi niba abahungu ba Putin, haje bandi. Urumva buriya ngo ikihebe za Mozambique kipfa kuzumva gusa. Sha umva ngo cyabangira ingata kiravuga ati muye na mukotanyisha. Rero byo mvuga urabona ko dadaki Samia Suluhu Dr. arimo hano nawe barimo baratokinga iyi delegation. Izi ni delegation zigiye zitandukanye, delegation y'u Rwanda n'iya Tanzania. Buri delegation ihagarariwe na rais wabo. So hano babaganira ibintu bikomeye umubano w'ibihugu. Ubufatanye mu bya gisirikare nabwo bishobora kubaho bakabiganira. Wowe Evariste uri yo mu mandaza aho kuri mu biro by'imikeke, uri mu ndagara komana we. Ukajya hari ukavuga ngo
umugaragaro ngo nzatera u Rwanda cyakora ibisa biragendana. Umuntu udashobora no kureba ngo avuga ati Cirombo yarabivuze ariko byarangiye atabigezeho, rero ikinyomoro mwihorera. Ndabona warasaze we Evariste. Ibyo bintu byihorere papa wanjye, ibyo bintu byihorere, ntuzajya ugera ku Nkotanyi ujye ushyiramo pause uvuga ati aba bantu ntibasanzwe. Urumva Inkotanyi n'abantu badasanzwe pro, kandi barinjira ni ahantu ushobora kujya n'umuhasanga, niyo yaba ari muri White House usanga ariyo. Rero we ntabwo urazo Evariste Ndayishimiye wa muntu kamba utanazi n'ibintu bya politike mugani, uze kuza kwirirwa uvuga ngo uzinjira ngo ukore ibi nibi. Urabona u Rwanda uzarwinjira bro, usubireyo. Museveni ejo bundi yakubwiye we na Ruto ati aba bantu turimo urashaka kwinjirira ni abantu bagusanze Goma, tuvuga ko bagusanze Goma bakagukubita bakakwirukaho na za Bukavu bakagushushubikanya bikaza kurangira n'amarembo ya Kavimvira Bujumbura Uvira bayifashe. Ati kandi aba bantu uvuga gutyo ni veni ku ijana yabo. Ati ntago barabijana ku ijana kuko babaye ijana ku ijana. Ati noneho biyiziye Bujumbura aba bari ijana ku ijana. Tubwo wazaba ukikiri Bujumbura cyangwa waba warishwe cyangwa se urirahe mu Buholandi bakwijyaniye. Ubugira ngo barayisi barakubeshya ba Rutosi, nozo yango Ruto arakubeshya, Museveni yakubeshya se Ndayishimiye wapi? Barabazi Inkotanyi ntago urumva, ntago ari ikintu uza kuvuga uzuhindahinda ngo wahuye nabo se magambo wayavuga. Ya nibyo nge, ariko Dias ngerageza kubabwira. Urabona ko amadarapo Tanzania u Rwanda aka kantu nta kantu kagaragaye kameze neza, gakeneye kwereka Evariste Ndayishimiye agasubiza ubwenge ku gihe. Tanzania n'u Rwanda bameranye neza, n'uwaruzi yuko bitameranye neza abyumve abyiteho, bameranye fresh cyane. U Rwanda na Tanzania ikiri kigaragaza yuko nta kibazo dufitanye. Rega politike zo kujyariye ngo uvuge ngo usaragurika bya bindi byikisha amagambo menshi nabango ba South Africa ba Julius Malema bavuga kurenza inani na sasa bikorwa ntago ari kw'Inkotanyi zibaho. Aba Julius Malema bavuga kagatomboka n'abandi bikisha bavuga abya na lingi binomi wapi. Politike ni pose pro, genda gake bikorwa magambo make bikorwa byinshi, niko politike ivuga. So rero nta muntu njya mbona muri Afrika wabashije kurespekta ibyo politike ivuga nk'Inkotanyi cyane. Niyo mpamvu ubona ahantu hose zigiye zitsinda, kuko bo barubahiriza, bazi politike ivuze iki. Zirajya Mozambique zigashushubikanya ibyihebe, zajya South Africa umutekano ugahita uboneka ku kanya. Neza ugira ngo mama aba bantu nibasanzwe bro. Ntago rero baterwa Evariste Ndayishimiye ajya wumva, ntago baterwa. General Mubaraka Muganga niwe wageze avuga ati rero mwebwe, abwira abamotari ati hano ntago dufite ahantu ho kurwanira. Ikiza twagenda tukajya ahantu hanini turi burwanire, kuko hano ni nko kurwanira ngo muri saro yawe wasitara ku gikombe ukakimena, ku isafuriya ukayimena. Ati tuzagende dukocoraniriye kure hanini, ubundi ubaho abeho, utabaho nabeho. Ayo ni amagambo y'abantu bakomeye barimo barakubwira. We warangiza ukaza Evariste Ndayishimiye uhaza indagara,
uraza kwirirwa usara ku barundi kumva ngo ngiye ngo muzanone ngo nzakora ibi nibi. Ako politike yawe na Cirombo niyo kwitwaza u Rwanda, politike yo kwitwaza u Rwanda shako mbona itazabahira. Nawe ejo bundi baraje bagufatane za Gitega nimara gufatwa birangire nawe uvedetse weho noneho n'igihugu ni gitoya uzirukira he? Wenze ko Cirombo gushuka, Cirombo afite igihugu kinini, niyo mpamvu nawe bataramugeraho province 26 ariko ebyiri zaragurutse bura byararangiye ntabwo zasubiraho. De kare MV turabura byararangiye yarakabye. Jambi babwira mukajya ngo ndababeshya. Abazungu bazavuga bagire gute bakora iki ariko ngaha hundi hari abantu igomba kuhajera 100% kandi ikanongeraho nibishaka izongeraho. Hano nimara kongeraho ndebe ukuntu abantu bazajya hari abazungu bazajya yirwa babeshya ko umuzungu uzaza akagira icyo akora kuri Goma cyangwa Bukavu ifitwe n'intare za Sarambwe ninde bitubeshya. Kora subscribe tugomye kwibanira rata.